Umunyeshuri w'umukobwa arimo arataha, nuko umuhungu washaka kumutereta baraje. Umusaza w'umukobwa yari yicariye amutegereje ngo batahe, ariko mushiki wanjye ko yatinzera. Nuko umusore yegeye umukobwa rero, ndetse yomerewe ute mukobwa we, ako buryo busa nawe rero uri mwiza, ariko bigaragara ko ufite n'ubwoba. Gosore na mwiza pe. Mukobwa ati ariko wanditse uri mu biki? Reka nigendere rwose, igihe cyose wakomeje kunteretera nkajya nguhakanira ugomba kumvaho. Ibintu ugenda ukora rwose unyigiraho ntabwo ngiye mbikunda. Umwana hirya ati ariko mushiki wanjye ko yatinzera aho bimeze gute? Ndamutegereza ngeze ryari, agiye kubona hari undi musore uri kumutereta. Umusore aterega wa mukobwa byo uri kwigira, ndabizi ko nawe bishaka ko ngukoraho, ariko kukimwijijisha musaza nuko yaje ahirika umusore. Vakore mushiki wanjye se wamuswa. Umusore arahaguruka ati umfasha wa mwana wese ushaka kumpagarika njyewe? Mwana ati ndaguhagaritse nyine. Umfasha ni wongera kwegera kuri mushiki wanjye ngiye uzambona, ahubwo ugomba kubanza njye akaba ari ngiye umusaba. Mukobwa ati nawe rero ugomba kumbisaba akanyiteretera, arabyumva. Mwana yitwaga Pablo. Mukobwa ati ibi ngibi byose ni ibibazo byanjye, ngiye mfite ukuntu nzabikemura, urumva ntukajya unyivangira mu mutereto utazatuma ngiye niburira n'umugabo, ahubwo narakubwiye ngo ugomba kuva mu buzima bwanjye. Umusore atangira guseka. Mwana tumva rwose muvandimwe, ndabyumvishe pe, ntabwo nzongera kwivanga mu buzima bwawe. Nuko baratashye rero. Umukobwa ataha arakaye kubera ko umusaza wamubujije guteretwa, ariko ari kumutabara. Uwo musore nubwo yegeraga nk'umuntu uri kumutereta, ariko aramufiteho imigambi mibi. Umusore yaratashye rero. Isati wa mwana we, ni gute umuntu w'umukobwa kuranira kumutereta? Ni gute umukobwa wowe aguhakanira akakwanga? Narakubwiye ngo shaho buriya uri umwana wanjye, izina ryanjye ufite ntabwo ugomba kwitesha agaciro, ugomba kugaragaza ko uri umugabo nyamugabo, nta mugore twebwe ujya udusuzugura we, urabyumva se? Mwana ati ndabyumva papa. Ariko nyine urumva yanyanze pe, ariko rega ndabizi ko ibintu mba ndi kumukoraho n'ababishaka, gusa nyine kugira ngo yirekure mbimukoreho arabyanga. Mugabo ati urumva shaho mbanze nkubwire, buriya abagore bose ni bamwe, bagira intege nkeya mu buryo bumwe, babigaragaza nk'aho ibintu barimo ari ibintu bikomeye batanabishaka, ariko mu mitima yabo buriya baba bari kubikenera, urabyumva sha? Ubwo rero ugomba noneho kuzagenda ukarasa ku ntego neza, ibintu byo kuzenguruka ku ruhande rwose udakora icyakujyanye ntabwo ari byo. Umusore ati yego rwose nzabikora. Mugabo ati ntuzibeshye kugira irindi kosa ukora rero umwana wanjye, ibyabaye nta kirenze, ariko nanone reka nizere ko uriya mukobwa rwose azakwemera pe. Uriya ni umukobwa mu bakire, urumva ugomba kumubyaza umusaruro n'ubukire bukazakugeraho, ushaka kuzamutera inda. Umusore ati niko bimeze rwose, uriya mukobwa araza kuba uwanjye mu minsi mikeya, yabyemera atabyemera araza kuba uwanjye. Mugabo ati niko bimeze mwana wanjye, ugomba gutereta umukobwa mu bakire, ugashaka ukuntu aba uwawe, ukazarya imitungo ye. Nuko rero umukobwa ageze mu rugo ari kumwe na musaza, ariko bataha batukana. Musaza ati rwose mbabarira. Mukobwa ati ngenda kwiyamye, wambujije guteretwa, nanjye numvaga rwose uriya musore yakomeza kunyiteretera. Nyina arabyumva araza. Mukobwa ati ntukakomeze kunyivangira mu buzima, ndakurambiwe musaza wanjye. Ubyata ariko byagenze gute bana banjye ko muriho muratongana? Mukobwa ati so uyu musaza wanjye so uri kugenda yivanga mu buzima bwanjye, aba yigize nka papa wanjye so yarambyaye ngewe. Mukobwa nuko yagiye mu cyumba cye. Mubyata ariko mwana wanjye Pablo byagenze gute? Ariko ntanakubwiye ngo mushiki wawe umurekere ubuzima bwe nyine yigenge, ntago ari byiza buriya kumugenda iruhande rwose, ujya ureka abahungu bamuterete. Umwana ati mama ariko ntago ariko bimeze, njyemba ndi kumurinda. Byati ndabizi mwana wanjye, ariko nanone ntago ari byiza buriya kumwivangira mu buzima rwose, ujya umureka bamuterete. Nawe ajya mu cyumba cyawe ujya guhindura imyenda y'ishuri, ubundi muza turye. Saza we nuko yagiye nawe. Igihe cyaratambutse, undi munsi uragera, nuko barabyuka bitegura kujya ku ishuri nk'ibisanzwe. Pablo araza. Se mushiki wanjye ko ntayo mbona arabyagenze gute? Ati rwose mushiki wanjye umbabarire. Aza ku gikapu cyaratangira ati mushiki wanjye umbabarire, ntago rwose mba ndi kugukontorora ndi kukubuza ko bagutereta, ahubwo mba ndi kukurinda kubera ko abahungu bo muri no minsi babaye abagome. Nuko yafashe ka GPS arangije agashyira mu gikapu cye kugira ngo ajye amenya ahantu anyura hose. Ati rwose ndabizi ko nawe utanyanga kubera ko uri umuvandimwe wanjye, nubwo wenda uri kugenda ntukangwa ndi gutuma batagutereta, ariko ntabwo nyanga. Yumvise rero mushiki waje nuko yirukansa nawe asubira mu cyumba cye. Kobwa nuko yaje. Ati rwose ni umunsi nanone reka njye ku ishuri, kandi nanone abahungu uyu munsi nabwo baraza kuntereta, basigaye bankunda ngo nsigaye ndi mwiza. Nuko yafashe bag ye kandi nuko yagiye, ariko umusaza we yamaze gushyiramo akantu kazajya kagaragaza ahantu ari. Amaze kumva agiye nuko yakinguye. Sha ntago ndasho ubwenge sha, baguterete ariko menya ahantu bari kuguteretera, nishaka nzajya nza no kwirebera. Ndangije kureho telefone, tangira kugenda agenzura ahantu umukobwa anyura hose. Ubu ngubu rwose ushobora kukubona noneho.
reka nizere ko nta kibi kizakubaho rwose nubwo bagutereta. Umukobwa we ntago azi imipango y'umusore umutereta, nta nubwo azi imipango ya musaza we. Icyo ashaka nuko nta muntu umwivangira mu buzima. Barakwereka arimo agenda aho umusore yaramutangiye. Ati rwose bitiye umukobwa mwiza, aramutungura mu bintu atakekaga. Ati uyu munsi ariko uri gusa neza noneho, ariko ni buri gihe pe uhora urenze uri gusa neza. Umukobwa atari ko none urimo urakora icyangaha wowe, nta kintu ngiye mfite cyo kuvugana nawe, mva imbere. Umusore ati ngo ki uri kuntera ubwoba se ngiye usha wumva toza rwose, uyu munsi nta buribwe buhari, ubu ngubu ndimo nashaka kuba ndi kumwe nawe tukamarana akanya tuganira nkaba ndi guteretaho nyine. Umukobwa ati ngiye nakubwiye ngo ariko ntabwo buri ushimisha we, nta nubwo nakwemera, nta nubwo ashaka no kuganira nawe kandi. Nuko umukobwa yagiye, umusore ahita amufata, urashaka kujya hehe wa muswa wowe, ndagutereta ku neza ukabyanga, reka ngo uterete ku nabi. Nuko yamufashe kandi amupfuka umunwa, ubu ngubu ndakujyanye, reka mbanza nagutera inda ahubwo noneho ndebe kuzanyanga nimara kugeramo. Umwana yicariye mu rugo abona GPS itangiye kuyobera ku yindi nzira itari ijya ku ishuri. Se byagenze gutera ko nduzi yatangiye gufata iyindi nzira se kandi ntabwo byashoboka pe, umva ngomba kujya kumureba ahantu ari kumuteretera nkareba ibyo ari byo. Nuko yasohotse kandi arirukanka akurikira GPS ngo ajye kureba ahantu bari kumutereterera mushikiwe. Uwo musore ahise amukururira ahantu mu bizu rwose bitamo n'abantu kugira ngo amufate ku ngufu. Umukobwa ati ndeka. Umusore ati ceceka se funga umunwa wa muswa. Umukobwa akavuga ati mumbise. Umusore akanga ati ubu ngubu rwose mu kanya ngomba kuba nagira icyo nkibwiraho, musaza wabo arahageze. Ngiye kumva mushikiwe arimo arataka, ese mushiki wanjye mana yanjye. Abona igikapu cye kiri aho ngaho, yumva urusaka aho hirya, avuga ati hano hari ikibandosha, reka mbanze ngende nkwereke. Nuko musaza w'umukobwa yaje akubita umusore ikibando mu mutwe agwa aho ngaho. Nuko kandi umukobwa yatabawe arahaguruka ahobera musaza we, aturakoze cyane musaza wanjye, ati rwose n'umusore aragiye kungirira nabi. Umwana ati rwose ntuhangayike mushiki wanjye, ubu ngubu nizeye ko ubuzima bwawe bugenze neza ntacyo uraba. Bakomeje rero kurira, babona umusore ntago abyuka. Ese noneho katabyuka bimeze gutera se ntago mwishira Pablo we ko nduza atabyuka bura bimeze gute, nta nubwo ari kunyeganyega pe. Ese uraza kumererwa neza? Umwana ibyo ntabyo azi, icyapfa nuko yatabaraga mushikiwe. Ati ntabwo mbizi pe. Umukobwa nuko yegeye musore ashaka kuba sheri wanjye, ese kutavuga wumva wabyuza se ukantereta noneho ntacyo turagutwara. Musore yanga kuvuga. Umukobwa ati ntabwo ari gusubiza musaza wanjye we, ese ubu dukora iki noneho kandi ese niba apfuye noneho? Umukobwa akomeza guhamagara. Pablo we yakubise umuntu ibindi ntabyo yarazi. Igihe cyarageze umusore bamujyana kwa muganga, umukobwa na musaza we nabo barabafata. Polisi ajya kubakoresha iperereza. Ati rwose munyihanganire ndakereye kuza kubabaza amakuru ariko nahageze. Ati wa musore rero ari mu bitaro, ari muri koma, ariko ararembye cyane nkuko mbibabwiye nyine ari muri koma. Ati rero kubera ko mwarwanye akagira ikibazo gikomeye cyane, uwo mwana wamukubise Pablo rwose bishobora kumumerera nabi cyane. Nubwo yabikoze ari gutabara mushikiwe, aramutse ikibazo yagize gikomeje kumera nabi cyangwa akaba yakwitaba Imana, byaba bibi kurushaho, kugeza igihe ibintu byose bizasobanukira kurushaho. Ati rero mu gihe bitari byasobanuka tugiye kuba tubajyanye muri kasho. Umukobwa ati rwose ni musaza wanjye mubabarire, yabikoze ari kuntabara. Ati uriya muhungu yari agiye kumfata ku ngufu. Polisi ati ngenda bizi nyine byose turi kugenda tubikurikirana, reka tuba dufite amakuru turaza kubyitaho, ariko amategeko nyine uko avuga bigomba kubahirizwa. Uriya muhungu buri yaramutse apfuye rero ibibazo byahita bigera ku rundi rwego kurushaho. Ubu rero rwose uwo musaza wawe ngiye kumushyiraho amapingu tumujyane. Umukobwa arakomeza aringinga ariko biranga. Umwana atari kuri wa mukobwa urimo urasakuza aho ngaho kubera ikituza, nibashaka bazafunga icyo mfa nuko natabaye mushiki wanjye. Uburyo yaragiye guteretwamo ubwo ntago ari bwo, kandi umwana bamujyanye ko bwakomeza kurira aho ngaho, ariko umwana bamujyana muri kasho kubera ko yakubise umuntu akagwa muri koma. Aramutse yitabye Imana yahita ahamwa n'icyaha cyo kwica umuntu utabigambiriye. Umukobwa yakomeje kurira ati rwose ibi ngibi nta mafuti yanjye, nakomeje kwisirisimba kuri uriya musore ngira ngo azantereta neza, naho kumbi yashaka kuzamfata no ku ngufu. Igihe rero cyarageze noneho bajya mu bucamanza, umwana we yambaye imyenda y'imfungwa. Umucamanza ati rwose bantu muri aha ngaha nyuma yo gusubiramo no kugenzura ibimenyetso byose byagiye bigaragara, ibimenyetso byose byagiye bitangwa ndetse n'ibyavuye mu bitaro bishinzwe gusuzuma imibiri, byose bigaragaza neza ko uriya mukobwa yari arimo ahohoterwa n'uriya musore uri muri koma, kandi nanone bikagaragara ko yari yatangiye kubanza kwirwanaho akiri kumwe n'uwo musore kuko afite ibikomere kandi yagize icyo gihe ari kumwe n'uwo musore.
ibyo kandi bikaba byaraturutse ku kuba uwo musore yarashaka kumufata ku ngufu. Ati rero hagati aho ngaho uriya mwana witwa Pablo niwe waje ashaka gutabara mushiki we, yakubise uwo musore rwose arimo aratabara mushiki we. Camanza aravuga, abari aho bose batega amatwi. Ati rero noneho ubu ngubu urukiko rwanzuye ko uwo mwana Pablo ari inzirakarengane, arengana kandi abaye umwere, aratsinze n'uwo mwere rwose. Camanza arabyanzura. Ati ubu ngubu kandi urukiko rutegetse ko ahita arekurwa agataha. Nuko bishimye, umubyeyi yarishimye n'umukobwa arishima, ariko umugabo wavugaga ati rwose nta mugore wagusuzugura, ararakara. Ati wa mucamanza, ibyo ngibyo rwose ni ukubera, ntabwo ari ubutabera. Uriya mwana yafashe umuhungu wanjye aramukubita amushyira muri koma, none nta rusoni ngo muramufungura. Ntabwo nabyemera. Camanza arahaguruka ati ceceka se wa mugabo we. Ahangaha ni mu bucamanza, ni mu rukiko. Ukomeje kugira amagambo uvuga nawe wabihanirwa. Urebye nabi nagufunga we, nkagufungira ko wasuzuguye umucamanza. N'imyanzuro y'urukiko, nta muntu ujya ahangana n'itegeko ahangaha. Bose bakomeje kurakara. Umugabo ati sha ntabwo birarangirira ahangaha, uwo mukobwa n'uwo muhungu bazabyishyura, ngomba kubereka igikwiriye nkabigisha isomo. Iminsi rero yaratambutse, umugabo akomeza kugenda ashaka ukuntu azihorera kuri wa mwana, ariko nanone polisi nazo zikomeza kugenda zikurikirana uwo mugabo. Barakwereka rero umukobwa ndetse na musaza we bagiye ku ishuri, umugabo yabateze abaraje. Ndababonye sha, biratangaje cyane. Mwarishimye se ko umuhungu wanjye ari muri komara? Niba nari ntegereje rwose ko tuzahura ubundi nkihorera. Habanza agashyira nanjye umuntu ahangaha muri koma. Umukobwa ati none se musaza wanjye biragenda gute? Uyu mugabo ni se wa muhungu wari ugiye kumfata ku ngufu, ubu ngubu rwose agiye kuduhemukira pe. Pablo ariko ihangana aradutwara ikizi. Umugabo ati sha wa mwana, ibyo ngibyo uri kuvuga byose ni ibinyoma, ngomba kwihorera nkabanza nk'abahonda mwese. Ati ukuntu wifashe ugafata umwana wanjye ukamukubita nta rusoni akagwa muri koma. Umukobwa ati ariko wa mugabo we nta no gutekereza n'ibyo yaragiye kudukorera, ngese ko yaragiye kumfata ku ngufu, ubu usanga nuza sida cyangwa kantera inda. Umugabo ati ceceka se. Bisha ahubwo mugiye kumbona mwese kino kibano sha, ndahera kuri ndera mwese mugomba kujya muri koma nk'umuhungu wanjye. Nuko azamagiye gukubita uwa mbere, polisi ziba zirahageze, tugiye gukubita ndetse cyane icyo kibando turanagufasha wa muswa. Nuko umugabo kandi abapolisi bamufashe. Umugabo ati mondekure se mbanze nihorere, nanjye bino byana mbanze mbishyire muri koma, mondeke ngomba kubanza bano bana bakabyishyura. Ati shaka kubera iki mwahemukiye umwana wanjye, mondeke. Umupolisi twari tubizirika kuzihorera, niyo mpamvu twagiye tukugendaho buri gihe, twari dutegereje kino gihe ngo tugufate nawe. Ubu ngubu waragiye sharafunzwe, nta nubwo uzongera rwose no gutembera, tugenda. Ngo kandi umugabo bamujyanye, umukobwa ndetse na musaza we baba barakize, ariko yaragiye kubahemukira. Umukobwa ati urakoze cyane musaza wanjye, urakoze cyane kubera ko wandinze, umbabarire ibigambo byose nagiye nkuvugaho ngo uri kunyivangira mu buzima, ngo uri gutuma batereta kandi washaka kunkiza. Mwana ati rwose wihangane nawe mushiki wanjye, kandi utuze turi kumwe, nzakomeza nkurinde. Nuko umugambi w'umuhungu wo kugira ngo azakize mushiki we yawugezeho, ariko ashaka kumuhemukira asuzuguye abakobwa nawe byamurangiriye nabi. Reka tukubwire ngo mu rukundo ntago hatiriza, kandi nanone ntago hohotera umuntu, kandi niba umuntu agutereta ukabona ko afite imico mibi, wikwirirwa umwihambiraho ngo utume mukomeza kuvugana, kuko nta kintu wazamuhinduraho, ahubwo uzaba uri kumuha uburenganzira bwo kuguhemukira kurushaho. Ntihakagire umuntu ushaka guhindura undi igikoresho cye ku nyungu ze bwite. Buri wese afite ubuzima bwe, buri wese afite intego ashaka kugeraho. Ntihakagire ubangamira undi. Niba ukunze umuntu akakwemerera muzajya mu rukundo, ariko niba nakwanze uzamureka agende, kugira ngo wirinde ibyago bishobora kuzakurikiraho nyuma. Nanga urukundo karangiriye. Niba utarakana subscribe babikora nonaha. Bye bye, naho utaha, turabakunda cyane.